ibindi bintu yabonye ahandi. Guys, ndagira ngo nkwibutse yuko ibi ngibi umuntu wabiriye mu birori byawe ntabwo bishobora kumuva mu mutwe. Reka turebe uburyo voka noneho ushobora kuyitegurana na kokombure ndetse na karoti. Ariko izi kokombure zo guys twavuze ku bintu bijyanye n'ama vinegre, ibintu bijyanye na lemon mu rwego rwo kugira ngo ubashe kuba wazitunganya. So mu bintu ukoreshamo ino voka wirinda gushyiramo iriya lemon cyangwa se iriya vinegre, bitewe n'uko voka yo ntago ubwayo bihiye. So ushatse gushyiramo iriya vinegre cyangwa se iriya lemon, ushatse guproducinga ikindi kintu, n'indi element uba ukoze irashya cyane. Ibyo ni ibintu tuzareba uburyo voka ijya ibyazwamo amavuta ayo dukunda kwita ubuto. So uramutse ushyizemo iyo lemon yahita ibyara ikindi kintu. Guys, reka turebe ku kintu kijyanye na amakaroni. Amakaroni ni meza, amakaroni abantu benshi turayakunda cyane, aho muri hose mu ngo zitandukanye nta muntu ujya ubona amakaroni ngo agenda atayaruyeho. So ariko ubu ngubu ni uburyo bwo kuyakoreshamo nka nka salade, ngira ngo murabibonye. Yes, tukareba hano rwose abantu uburyo bashobora gutangira gukoresha za mbuto wateguye zawe kandi bakazikoresha neza. Hano urabona ni ironji ushyira ku kintu wakoresheje icyo bita amapengere, ariko kubera ko ari ibyo kurya ntabwo ushobora gukoresha pengere zijyanye n'ibyuma, ahubwo ukoresha za kirida zawe. Ushobora ufata akantu ukagenda ujombamo zifashe kurya umuntu